Ikiganiro na BBC umugabe w'Uburundi Evariste Ndayishimiye yavuzemo byinshi bigira akamaro ndetse amabanga menshi yanayameneramo. Ikiganiro cyatumye benshi barondogora haba mu banyamakuru no mu banyapolitike. BBC yo ubu yamaze kugisora mu ndimi enye: Ikinyarwanda, Igiswahili, Icyongereza n'Igifaransa. Muri icyo kiganiro urebye aravuga ku ngingo zisa nk'izikurikira: harimo ingingo y'uko Kagame agamije gutera Burundi, hakabamo ingingo y'uko i Burundi bari kwitegura ibitero byava mu Rwanda, hakabamo ingingo ivuga ko inyeshyamba zifashwa na Kagame nazo zakoze kudeta i Burundi, hakavamo kandi n'ingingo y'ubucuti hagati y'Abanyarwanda n'Abarundi ku giti cyabo, avugamo kandi ibibazo by'impunzi ziva muri Congo, akavuga n'imibereho y'impunzi mu Burundi. Harimo n'ingingo kandi y'ikibazo cya Congo n'umuti wacyo n'ibiganiro bagiye bajyana n'u Rwanda, ariko bitabuza ko habaho kwesurana bibaye ngombwa. Habamo kandi n'ikibazo cy'uko mu masezerano yose Kagame arangwa no gukwepa ibyo baba bumvikanyeho. Muri iyi ngingo y'uko Kagame agamije gutera Burundi, Ndayishimiye yirinze gukoresha imvugo ivuga ko ari u Rwanda rushaka gutera Burundi, ahubwo ukurikiranyije neza muri iyo mvugo ubona ko avuga ati ni Kagame ugambiriye gutera Burundi. Ndayishimiye yagize ati rimwe bazavuga ko bashaka kubeshya ko ibibazo dufite ari ibibazo by'indani mu gihugu, ariko mu by'ukuri u Rwanda rwo rubiri inyuma. Ubu ngaha aravuga ati Kagame niwe ushaka kudutera, turabizi ko afite umupango n'umugambi wo gutera Burundi. Ntabwo Abarundi bazemera kwicwa nk'abakongomani, Abarundi twe turindwanye. Uza Burundi yabwiye BBC ko yabonye amakuru ya butasi yemeza ko u Rwanda rurifite koko gahunda yo gutera Burundi. Avuga ati u Rwanda rwagerageje inshuro nyinshi ko rwadutera, yewe banagerageje gukora kudeta 2015, ariko ibi ngibi nubwo babigerageje byarapfubye, mbese urebye nka bimwe barimo gukora muri Congo. Yavuze ati niba bibeshya ko Bujumbura iri hafi baciye muri Congo, natwe Kigali ntiri kure duciye mu Kirundo, ni ukuvuga tunyuze mu majyaruguru y'igihugu cyacu. Nuko nubwo yibwira ko Burundi rushobora kuba urubuga rw'urugamba, Rwanda rushobora kuba urubuga rw'imashaniro, na Congo nayo ikabikotaniro, mbese bizakongeza akarere kose. Bagize naho dusaba abandi bantu kubwira Kagame guhagarika iyo myitwarire yitwara nk'umuntu ushaka gushoza intambara mu bindi bihugu, ariko ntibazi ikizaba nibatera Burundi. Ageze ku ngingo y'icyo Burundi bwaba burimo gukora mu kwitegura intambara, yavuze ati twe twamaze kwisuganya, turiteguye tuzabasubiza nibadutera, nibadutera natwe tuzabatera. Aha yakomeje ku ngingo habazwa ku birebana na kudeta n'inyeshyamba, avuga ati abantu bagerageje guhirika ubutegetsi mu 2015 bari basuganyijwe n'u Rwanda, hanyuma barangije bariho bahungira. U Rwanda rwarasuganyije, rwagiye n'ubwo rwagiye no kubishakira kujya naho rushaka urubyiruko ruri mu nkambi y'impunzi ya Mahama, rurabatoza, rubahira ibikoresho n'intwaro, rubaha n'amafaranga bakeneye. Ni ukuvuga n'abantu bakoreshwa na Kagame. Niba u Rwanda rwemeye ko abo bantu babaduha bagashyikirizwa ubutabera, ikibazo cyaba kirangiye. Atariko ahangaha nawe yakomeje avuga ku ngingo y'uko Kagame afite akageso ko kwica amasezerano no gukwepa ibyo yavuganye n'abandi bagabo. Ati kuri ibi ngibi byose muhabahamagariye ko haba ibiganiro by'amahoro, tukareba ibyo twumvikanaho n'ibyo tutumvikanaho tukabishakira umuti, hanyuma tukareba ukuntu twakora umugambi utomoye w'ukuntu twabishyira mu bikorwa. Ibyo ngibyo twabigezeho, turicara turavugana, ariko iyo bigeze igihe cyo kubishyira mu bikorwa u Rwanda ntumenya aho runyuze. Arakomeza Ndayishimiye agira ati twahamagara n'umuturanyi wacu kubaha amasezerano y'amahoro tuba twagiranye, ariko kanga akanangira umutima. Kuri twebwe hagikeneye ko twajya mu ntambara, turashaka ko twaganira, ariko ntabwo tuzicara turebera gusa nituramuka dutewe. Nta kintu dusaba u Rwanda ngo ruduhe, icyo bakora byo byose ni uko iyo twumvikanye ibintu bakomeza kubihakana. Bashaka gukora hano mu Burundi nk'ibyo barimo gukora muri Congo.
Ndayishimiye yagize ati mu biganiro twagiranye twarabisinyiye, ariko bigeze igihe cyo kwishyira mu bikorwa Kagame umenya hari igitiye. Nigeze naho mbaza Kagame nti ikibazo Ikirundi ufite ni n'Uburundi ni ikihe, ngo we yansubize ndebe ko twabona igisubizo. Ntacyo yigeze ansubiza, ahubwo baragiye bakavuga ngo ikibazo dufitanye nabo ni uko twafunze umupaka, kandi bakirengagiza ko umupaka twafunze mu rwego rwo gukumira uburyo bahungabanyaga umutekano w'u Burundi. Byageze naho mu kiganiro atanga mu Gifaransa Evariste Ndayishimiye avuga ati nibangatanya kwa Kagame aho gukora kuri Congo nabyo arimo kugerageza gukora no mu Burundi. Twaganiye kuri byinshi turabyemeranya, ariko birebye n'ibyo yakoze Tshisekedi i Rwanda bamaze kuganira byajya ku muta wa nyuma akabura, nk'ibyo nyine natwe adukora. Ndayishimiye avuze avuga ati Kagame ibyo yakoze nyine nibyo nanone yategetse M23 gukora, nawe yanga kujya mu biganiro. Yageze aho Ndayishimiye akoresha intero yo mu Gifaransa ivuga ngo il y a un roi faiseur de loi qui est derrière la M23, kuvuga ngo hari umwami ushyiraho amategeko uri inyuma ya M23. Bigeze ku biganiro mu Rwanda nk'ingingo n'umunyamakuru yamubajijeho yavuze ati twiteguye ibiganiro n'u Rwanda, ariko mu gihe byabaye ngombwa ko twesurana twasekurana, ni ngo dufite umugambi wari wose wo gutera u Rwanda. Icyo duhamagara umuturanyi wacu ni uko yakubaha amahoro n'amasezerano y'amahoro tuba twagiranye. Ese turajya mu ntambara dufite? Abajijwe yakomeje avuga ku ngingo irebana n'uko uretse no kubaha u Rwanda n'u Burundi ari ibihugu bituranye n'ibihugu, kandi abaturage babyo bo ku giti cyabo bafitanye ubucuti hagati yabo. Ati hanjye urugero njyewe ndi inshuti ya Kabarebe, Kabarebe turaziranye baravuganye igihe kirekire, ariko icyo uzasanga nubwo Kabarebe yatuvuga nabi njye ntacyo mpfa nawe, sambu ngabana nawe ari umupaka mpana nawe, ariko se none ko dufitanye ubucuti ku giti cyacu iki cyatuma twumva ko tugomba kumarana? Arakomeza aragira ati ariko ibibazo byose biterwa na politiki mbi y'u Rwanda ishingiye ku gukurura intambara, kugeza n'aho u Rwanda rwumva ko nta mahoro rwaba rufite igihe cyose badafite uwo ruri gushozaho intambara. Igeze ku ngingo y'umuzi w'ikibazo cya Congo n'umuti, aravuga ati urebye ibibazo bihari muri Congo nuko bigeze ahantu bisa nkaho bitagifite igaruriro, abantu benshi babirimo kandi bari inyuma ya M23. Aravuga ati imbaraga zivuye hanze nizo ziri mu gukurura amakimbirane muri Congo, ntabwo bashaka ko Congo ibaho mu mahoro kuko ari bwo buryo bwonyine bafite bwo kwiba no gusahura umutungo wa Congo. Ikibazo cyo muri Congo ubu ari abantu, ni ikibazo gishingiye ku mutungo wayo, ingugu zayo. Igisubizo ni uko wasaba abantu bose barimo ikibazo cya Congo, harimo n'amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Congo ndetse n'iya mitwe yitwaje intwaro, ko bakwicara hamwe bakareba n'imbona nkubone, bakarebera hamwe uko bategeka igikwiye gukorwa ku gihe ngo ejo hazaza na Congo abe heza. Ariko arakomeza agira ati byose bizaterwa niba u Rwanda ruzaba rubishaka. Ikibazo kiri hagati y'u Rwanda na Congo ni akabazo gato, bashobora kugakemura batabanje kwica abaturage. Urugero uvuga ko u Rwanda ruvuga ko bo bajya muri Congo bakurikiye FDLR, ariko se ni bande barimo kwicwa? Abo bari kwicwa ni abakongomani, ndetse n'abashaka FDLR abakongomani barimo kwicwa bari kubicira iki? Arakomeza ati Kagame niwe mutegetsi w'ikirenga mu 23, icyo ashaka nicyo mu 23 ikora. Muri iki kibazo cya Congo bishimiye hejuru ko ubwe yakoze akazi k'ubuhuza hagati ya Tshisekedi na 23, kugera naho bagira n'ibyo bemeranywaho kandi bagomba kubishyira mu bikorwa, ariko byose byabaye imfabusa. Yewe na Angola yari yemeye ko
abantu bo muri M23 bazemera ko bazakorerwa igenzurwa ry'akarango kabo ariyo izabarindira umutekano, ariko byageze ku munota wa nyuma baburirwa irengero. Kugira ngo intambara yo muri Congo irangire kandi habe amahoro arambye, Ndayishimiye yavuze ko hakenewe ko habaho imbaraga zihujwe n'umuryango mpuzamahanga. Izo mbaraga zigashyiraho ingabo zigomba kuba zifite mission cyangwa umugemo uvuga ko bibaye ngombwa bagomba no guhatana karasana n'inyeshyamba. Bagejwe ku kibazo cy'impunzi z'i Burundi, yavuze ati impunzi ziri hano i Burundi koko zishobora kuba zibayeho nabi, hari bamwe baba bashaka gusubira iwabo, ariko bakavuga ko ngo umupaka ufunze. Ntabwo umupaka ufunze, ni umupaka wacu na Congo rwose urafunguye, bashobora gusubira iwabo baciye kuri Rusizi. Ubwati ariko baramubaza bati se ko iyo Rusizi bavuga ari umugezi kandi byashyira impunzi mu kangaratete baramutse bagiye muri uwo mugezi? Ndayishimiye asubira ati ntazi nk'abantu twabahamagaye bashobora gusubira iyo bavuye, ntabwo twababuza, ariko ntabari hano n'abashyitsi bacu. N'umushyitsi aje mu nzu yawe, ninde uhitamo icyumba araramo? Ninde uhitamo amafunguro ari bufite? Abajijwe rero ku kirebana n'uko abasirikare b'u Burundi bavuye muri Congo, Ndayishimiye asubije avuga ati Burundi ntabwo bwigeze bukura ingabo zabwo muri Congo kugeza igihe kandi umutekano w'u Burundi uzaba wizewe ko udashobora guhungabanywa biturutse muri Congo. Ingabo zacu zizaguma muri Congo. Abajijwe ku kirebana hagati we na Kagame, mbese urareba ukibaza uti ibi byose yavuze, hari ikihe kibazo kiri hagati ya Ndayishimiye na Kagame? Ese Ndayishimiye arafite na Kagame? Ikindi kibazo kitabura guhera mu matwi ya buri wese warebye ikiganiro cyatanzwe na Ndayishimiye, cyangwa se wavuga mu bwoko tumwitanyije ukavuga uti ese ni inzigo yiziringa hagati y'abagabo bombi cyangwa n'akangonoma kari hagati y'ibihugu byombi? Biba yari inzigo hagati ya Ndayishimiye na Kagame, umuntu yakwibaza ati ariko se nanone Kagame yagize kwitotombora hoze ari umugabo w'u Burundi Petero Nkurunziza mu 2015. Aha rero washushunagira uti ikibazo kiri hagati y'u Rwanda n'u Burundi. None se akoje none agasubiza amaso inyuma, niba ari ikibazo cy'u Rwanda n'u Burundi, kuki Kagame atigeze yitotombera Petero Buyoya? Aha rero wakwanza uryibutse ubwo impamvu nuko Petero Buyoya ari umututsi na Kagame. Ubwo rero wahavugira uti ni ikibazo gikurwa n'amoko. Bibaye se ari iby'amoko, Kagame yagiye afiki na Museveni kugeza n'aho ingabo zabo zisoraniye Kisangani inshuro ebyiri zose, imipaka ya Uganda n'u Rwanda ikamaze gufungwa inshuro zirenze ebyiri. Aha rero wahita ubona ko atari ikibazo cy'amoko. Wagira uti wenda byatewe n'uko Museveni yashakaga guhaka Kagame, ariko none mu rwego rwohereza neza ukibuka ko Kagame yize gukangisha umugabe wa Tanzania Jakaya Mrisho Kikwete yamutegera ku mfuruka igihe nyacyo cyo kumukocora. Rero neza ukabona ko mu bagabe Kagame yitotombeye ku rutonde hagaragaramo Tshisekedi wa Congo n'ubundi byarangiye anashojeho intambara, hakazamo Cyril Ramaphosa wa Afurika y'Epfo. Bivuga ngo Kagame amaze gushwana ku karubanda n'abagabe batandatu. Abagabe batandatu Cyril Ramaphosa, Ndayishimiye, Museveni, Tshisekedi, Kikwete, Nkurunziza, nta wundi bari bashwana nawe. Mbese ubwo ikibazo si Kagame? Binagaragara rero ko ikibazo ntabwo ari hagati y'u Rwanda n'u Burundi gusa, no hagati ya Ndayishimiye na Kagame gusa, cyangwa se ikibazo hagati y'amoko. Ikigaragara ni ikibazo Kagame akomeza kugenda ajyana n'abandi bakuru b'ibihugu, cyane b'Abanyafurika. Kugirana amakimbirane n'abandi bagabe bigaba bituruka kuri kamere bwite ya Kagame. None rero niba ushaka kumenya byimbitse iyi kamere ya Kagame imutera kwanduranya, wareba imbarirano cyangwa bimwe mwita documentaire cya documentary mu Cyongereza twakoze yitwa Kamere ya Kagame. Nubona umwanya urabikoze wo kuyireba. None rero tubasezeraho twifuriza amahoro y'iteka, nk'uko kandi twifuriza n'urugwiro y'iteka.